uriya mugore witwa Umurungi Diane ivyo yavuze ntabwo ari byo. Uriya mwana babesha ngo yitwa Keza, yitwa Munezero Gogo. Iyo ngo ari gutiza amaboko abadayimoni ngo barwanye abantu b'Imana. Izina rya Aposo nari mwambuye njewe. Nuko nesura uraposo urashyigikira mabi ngo mana we ngo baranasa ngamatama nk'iminwa. Ikindi kandi nuko uyu mugore hari abantu bamusanze bamugira inama ko Theogene apfuye agomba kwiyitirira umugore we. DNA barayikora ku muntu udahari. Jana bagende bacukura igituro cyajya kwigendera bakuremo bajya gupima. Shawa mugore we uri kibi cyavuye kuzimu. Uriya mwana ntabwo ari nawe urawinzo. Uri kumva ntabwo ari uwe uriya mwana so uriya mugore bazanye uwanyawe. Nje mfite amakuru neza ko mu bana ba Pastor Theogene bamwe yafashe kubera ko uyu mugore yabaye mu cyerekezo aba nakagugu. Hari umwe waryamanaga nabo muri baramayibo Pastor Theogene yareraga. Aramubwira ngo njewe uri kumva neza Dadi Wanderaga yapfuye uzaze udufashe tumuherekeze. Yongo ndasaba Imana na ribu ko bamukurikirana. Ndamushingiye icyaha cyo guhungabanya madama si. Mfite ihungabana Yongwe reka nguhungabanye n'ubundi wahungabanye imbere yanjye. Abantu bari gushuka wa mama ukemera ukiyandarika ukishyira hanze. Yifata nka Boris Melody ukaba ari ubeshyera. Yes, kuba arimo gukurikirana Big Town TV mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana izi gahunda zacyo za buri munsi. Icyo mbasaba no gukanda subscribe maze mugakurikirana byinshi tubategurira no kubazanira buri munsi. Uyu munsi tukaba twongeye twahuye na wa mugabo ejo bundi yarari hano avuga byinshi kubijyanye na wa mudamu uri kuvugwa uri gutrendinga cyane mu Rwanda ngo yabyaranye na Pastor Nyakwigendera, umupastor ukomeye cyane hano mu Rwanda washingwe n'abantu benshi, yakonzwe n'abantu benshi, ngira ngo muramuzi. Inyuma y'iyi story gutrendinga ahantu henshi hashoboka, uriya mudamu nawe hari ibyo yagiye asobanura no kuri Big Town TV, hari ibyo yasobanuye, ariko ejo bundi uyu nguyu we turi kumwe nawe hano ntago abyumva kimwe, arimo kuvuga ngo reka ukuri ndashaka kugushyira hanze. Kenshi nakomeje kuvuga ngo ibibyimba akunda kubimenagura. Aka kanya tukaba turi kumwe na Noel hano kuri camera za Big Town TV. Noel ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ndashima Imana ndakomeye nsuhuje abantu bakurikiranye Big Town TV. Imana ibamugisha mbashimira ko mwamaye ikaze ndetse mukumva ubutumire bwanjye kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Ikibyimba ni kihe tugiye kumenagura uyu munsi? Ni ukuvuga ngo ikintu kingariye hano mperutse kubivuga abantu bagira ngo ndababeshya. Ikintu kingariye gikomeye ku rwego rwo hejuru. Nuko uriya witwa ngo ni Umurungi Diane ni indaya yo mu biziriko Kagugu. Ngo iki? Uriya witwa Umurungi Diane ni indaya yo mu biziriko Kagugu. Aratega ufite senyi saturu wasa 200 barahura. Ni gute mufata umupasitoro nkure wari ukomeye uzwi n'abantu yahuye nabo beza akaba yaje kuryamana n'inda ya turuwasa mu biziriko yirirwa yicuruza hari abagura burusheti bakayisambanya. Ntabwo umukozi w'Imana nguriya yakwiye kuba, ahubwo bakoze igiki, bakoze ikintu cyitwa ngo yaguye nawe utayibagira nawe udashaka kuyiryaho. Kubera ko Pastor Theogene adahari ngo abanze avuga ukuri kugaragaze, niyo mpamvu abantu bari kugira gute bari kuvuga ngo uyu nguyu ngo byarabaye Pastor Theogene yanakemera uyu mugore maze nanjye ubwo profete byukura bagirane Noheli. Ntabwo uyu mugore namwemera, ni ukuri kw'Imana. Niba bafite amafaranga ndashaka tumuhamagara mu kiganiro nkamubwira uri mubi, uri dayimoni, abagushutse naho waturutse naho wavuye, uri ikibi cyavuye kuzimu. Imana imusubize kuzimu aho yavuye ahubwo. Gufata umukozi w'Imana yahumurije imitima y'abantu benshi mwana nanjye ndimo. Je nari mayibo mu Kiderengana Nyabugogo. Pastor Theogene nge ndamuzi neza. Reba ari kubwiza uwanye nafite. Yari gusiga barabwiza akagafata indaya mu biziriko ya turuwasa sekesi. Wahunga amakuru nzanye mashasha batari bazi mugiye kuyamenya. Icyambere uriya mugore witwa Umurungi Diane, umwana avuga ngo yitwa ngo Keza yaje kuri Big Town aririza ko bwanjye numva na kira kiganiro agisiba yaba cyari gihiye. Kubera iki ivyo yavuze ntabwo ari byo. Uriya mwana babesha ngo yitwa Keza, yitwa Munezero Gogo. Yitwa Munezero Gogo ntabwo yitwa Keza.
none ikintu rero nasaba leta cyangwa se ribu ikurikirana umuntu witwa Aposo Yongwe. Ntabwo Yongwe Yongwe ari gutiza amaboko abadayimoni ngo barwanye abantu b'Imana. Aja izina rya Aposo ndanari mwambuye njyewe nuko nese ura Aposo urashyigikira amabi ngo mana we ngo baranasa ngo amatama nk'iminwa. Yongwe arunguka iki ugusebye umukozi w'Imana? Ariko Yongwe ashaka kurira hiti ku muntu wapfuye. Icya kabiri, abantu barebye Madame Asiya ubwiza afite, bareba amafaranga asigaranye, bareba imitungo, barashaka kugenda barapanga bamaze gutekinika, bahamagara iranda yo mu biziriko yitwa Diane, barayibwira ati wowe ikigiye kuba ni iki? Wowe ngwino ubeshe ko Pastor Theogene mwaryamanye. Ikindi, ese kuba bavanga ngo ikarita cyangwa se ngo ikarita ngo y'amavuko y'umwana ngo madamu ngo haditse ngo niyo nshuti Theogene. Ibira ni ibintu by'ibikanitani, ibintu abantu bagenda bagahimba bakavuga, n'undi wese yabivuga. Urumva bagiti igihe hari nuko uyu mugore yarindaye mu biziriko Kagugu. Ikindi kandi nuko uyu mugore hari abantu bamusanze bamugira inama ko Theogene apfuye agomba kwiyitirira umugore we. Rero namvusha ngo aranatwita, ubwo se atwita ibiki? N'ubundi papa wa Gogo ni nawe wamuteye ngiyo, nariyo kubeshyira Pastor Theogene aruhukire mu mahoro. Umuntu arabeshya akabeshyira n'umuntu udahari. Okay, noneho reka tugende gutya. Umugore w'abandi urimo kumutuka. Umugore yatanze ibimenyetso, arimo kuvuga ngo uyu mwana aranditse. Yanditse muki? Mwijuru, mwisi, aranditse amazina y'ababyeyi bombi. N'irya pastor ririmo. Yego. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Umugore akavuga ngo njyewe ndemera tugende nanonaha, niba byemeza cyangwa bakabyemera tugende tujye gukora DNA, muzasanga umwana ari wande. DNA se barayikora ku muntu udahari. Hari ukuntu ikorwa, bafata umwana wa Theogene. Kare nese umwana wa Theogene niwe wateye inda. Ariko uyu mugore rero DNA ikorwa mu nzira nyinshi. None bagende bacukura igituro cyajya kwigendera bakuremo bajya gupima. Wa mugore we uri ikibi cyavuye kuzimu urasubira aho waturutse. Nese urabona uyu muntu ese ubundi kambabaza kuko atagaragaje umwana mwipfa rya Pastor Theogene ngavuga ati njyewe mfite ikibazo, batanga ubuhamya ko atamanitse ikiganiro avuga ati njye nashaka gutanga ubuhamya kuri ADPR Nyarugenge haberekiri cyo gusozanya kwigendera kumuherekeza. Icya kabiri, ese atarapfa ibyo kube bira nibikanitani yahimbye ngo yajyaga kumusura ngo amubwira ko ari umusore ngo yambaye impeta. Pastor Theogene niye na gushaka wowe ntabwo ngo ngese namushyukirwa uriya mugore ukunda mubonye ntibibaho. Kare afite abadayimoni n'abamuri inyuma. Okay, watubwiye ko uramuzi ko ari indaya. Ni indaya mu biziriko mwana. Ubizi gute amakuru wayakuye he? Yazi gute njyewe? Nje nabaye ibatsinda. Nabaye ibatsinda ahantu bita hariya mu kabuga kabatsinda mwibereshe. Uri kumva neza? Kagugu na ahantu njyewe nakoreraga cyane ndi umunyonzi ntwari gare. Uriya mugore ni indaya ndamuzi mu biziriko. 200 aragarura, turose aragarura. Yaje kwigwandika kuri televiziyo ngo ayo makuru uyafite. Ako biriya bintu nibituje kuza bavuga kandi mu wasanga nawe wakoze ikoze ry'abanyamakuru bakora ngo ushaka ngo ubufasha wasizeho nimero ye. Naringeze ngo wavugeza abo badayimoni ngo uceho nimero. Ntabwo nashizeho nimero ye, ariko ibintu yavuze nasanze bifite agaciro. Nta gaciro na kamwe gahari. Abantu bafite umuje kandi narabikubwiye bagiti. Bari kuvuga ati Pastor Theogene ejo bazahindukirana uwanyana Asi bavuga ati ni indaya. Hari n'abandi bazaza kugaragaza ati Uwanyana yari yarabyaye. Ibyo bintu muzabibona. Hari n'abandi bazavuga ati yasambanye bamubeshe. Ahubwo uyu mugore agakwiye kuza kuri kamera avuga ati ndashaka ubufasha. Umugore akavuga ati njyewe nabonye Madame Asiya Pastor Theogene sibyo afasha abamayibo n'abandi bantu bo hanze. Ndifuza ko yafashiriza umwana ureka kuzo himba ikinyoma ngo barabyaranye. Wa mugore uri misi uri igiki. Ese kuba yabyaranye na pastor nyakwigendera ni ikibazo? Umupastor ni muzima arabyara, nimba yabyaranye n'undi mugore wo ku ruhande hari ikibazo? Ngo hari ikibazo? Yes. Ariko ubundi reka mbabaza uyu mugore ko Asiya ugatamuzi. Asiya baravuganye
urumva Asiya baravuganye aramusobanurira ko mfite umwana wanyu urumva uyu mwana akwiriye kumenya famiye ye yes n'amajwi narayumvishe Asiya aramubwira ngo nta kibazo mama uzaze mu rugo tuganire yagiye yose ntabwo aragenda ataragenda ariko bari bavuganye mbere hari amakuru yaje noneho Claude niwe washize ibi bintu hanze uranga Imana ifite PS ahubwo nawe ugomba kumenera fresh Claude yagiye gushyira hanze inkuru y'uyu mudamu bamufata amajwi atazi ko barimo kumufata amajwi uyu mudamu kuri wemere ko ari n'indaya sizo mwana nimero nyihamagare none abo tuvugana muganishe bite meze neza twaraburanye mwana duherukana kera wumve ko adahita avuga ati sheri uri kumva neza none kubera tumurikira abantu bamenye ukuri mume muterete none kuri telefoni muvugishe uhite wumva ko uyu mudamu ari umuntu atari umuntu ndi umukozi w'Imana ngenda kuvumye nta muntu ujya uvuga umuntu w'Imana ngo abarame ese Pastor Theogene ntabwo yatera inda ntabwo yabikora ntabwo ari kubikora kubera iki ese kubera avuze ati nge nabaye mayibobo ndirasa nk'urumogi yabivuze mwamufashe mu ingoto ese kubera avuze ati nge nyine wavuga ibyo wavuga ariko amabanga yo mu gitanda ahubwo nanjye ngiye kwigira amabanga yo mu gitanda ahubwo nanjye ngiye kwigira muri umwe wa Pastor Theogene nk'uko wundi yabyigize amabanga yo mu gitanda amabanga yo mu gitanda azwi n'abantu ntabwo byigeze bibaho abantu batatu babiri igitanda cya gatatu ntabwo byabaye ngeje kubabwira ngo uyu mugore nimba umugore yaba afite confidence akakubwira ngo tugende tujye gupima DNA uyu mwana nuwande bazajye bagati bazajye ariko icyo mubwiye cyo niba sanga umwana ari wa Pastor Theogene uwo munsi ntabwo bizakunda ntabwo byakunda guteze warakubwira ati nari binani birenze sinca kucyambwiye ngo numva national oya umugore yakomeje nawe kukubwira ko ni ibyo ngibyo keretse nimba ari byo kubeshya yavuze ngo keretse nimba ari byo kubeshya uyu mugore abeshya icya kabiri ese ubundi kuki genda shaka proof zawe zivuga ko abeshya ni zihe icyambere gituma mvuga ko abeshya ni inda urabyemera ko ari inda cyane ubyemera ntabwo nabyemera ko kandi muterese kuri YouTube mwiyumvira yakomereye se ati ngurira kandi hatese sigaye bati kubigega se ati ati wera ati wo mwibereshi wera se yarazi ko muzi kuba nzi wera nawe ni kuva ko muzi waruzi ko wera muzi ngewe wera ninde ni umukobwa wataga mwibereshi no bita ku munara wikirana mugenzi we babanaga mu biziriko reka nge nari umunyonzi hano batsinda Imana itarahindura amateka ndamuzi neza uyu mukobwa yaranirasa ku rwego rukomeye kwirasa se arye no uzura umujyango arirasa yanakuyeho aba ni abantu bishyurwa ati genda uharabike bagiti uvuye ko bagiti yateye inda afite umwana akaza akabikora bakamuhamana ariko nyamara hari igihe wasanga ari byo ngo nka Yongwe aposo muzima reka tujye kwa Yongwe none Yongwe ngo gute menagura igihe hari Yongwe arashyigikira amafuti ntazi uwapfuye uwo ari we icyo ni kimwe amafuti ya Yongwe nayahe nayangana afasha umuntu niba ngo ari kuri the live niba ari biti afasha umuntu uri kumva neza amusize mu kiganiro asabye umukozi w'Imana kandi Yongwe yahereye imbere azana amatiku ndabibona ahambere yahereye naha ngo Donati ngo kuki ngo ADPR ngo itamushyingwe mu cyubahiro ngo Donati ngo kubera iki ngo batavuze ngo kuki umuvugisi wa ADPR ngo ataje ariko se umuvugisi ni ngombwa ngaze mu bintu byose naho yanguye kwa amatiku nyuma aragenda arashakisha none habonye umuntu uvuga neza nabi Pastor Theogene arabirocinze ese Yongwe ashaka bakira kuri televiziyo yiwe ntabwo uzabona niba ugiye gushingira umukozi w'Imana umubeshyera ntabwo uzabona ikimenyetso cya mbere ni gute we na Justin ejo bundi bakoze ikiganiro ngo mayiwe uriya mwana nta nubwo ari nawe urawinzobe uri kumva ntabwo ari uwe uriya mwana si uriya mugore bazanye uwa nyawe kazana inkuru ngo gute uriya mwana bazanye si wowe nyawe uriya mwana bazanye yitwa Gogo Munezero kandi ngaravuga ngo ni keza ngo niwe babyanye Pastor Theogene niwe babyanye uwe mwana uriya nyine bazanye kuri kamera murimo murabona ufite w'inzobe uriya bavuga ngo barasa niko ngo ari kuvuga ngo barasa bavuga ko ari umwana wa Pastor Theogene ntabwo uriya ari wowe nyawe ariko uyu mumama we ntabwo yarerekana umwana we Yongwe ntabwo amafoto yasize hanze se
no kuri YouTube ntabwo muri kuyabona ntabwo uriya mwana w'inzobe ari we wanyawe nubwo yongo yavuze ngo barasana Pastor Theogene uriya mwana si yitwa Keza yitwa Munezero Gogo umwana wa Pastor Theogene hoye uriya mwana bari kubeshya ngo ni wa Pastor Theogene yitwa Munezero Gogo Munezero Gogo none undi yabihinduye ngo yitwa ngo Keza ninde warihinduye reka mubwire ikimenyi niki uriya mu mama nabwo azemera gupimisha DNA birani bikabyo no kubesha n'amaboko muri inyuma mushuka ntago bizakunda ari byo ashaka azaseba ntago bizakunda biravuga muri 7:7 Yesaya ngo imigambi yabo nizahama kandi ntizanasohora uri kumva neza imigambi y'incakura ahubwo Asiya bari kumuhungabanya bari kumutesha umutwe umuntu amaze igihe yiburiye umugabo amaze igihe yifitiye akababaro ari mu gahinda bamuhagurukiyeho none ikintu kimbabaza bavuze umuntu ukiriho bakakuvuga umuntu wapfuye bakakuvuga umuntu utakiri mu mwuka bakunze ba Big Town TV mumfashe dufata amabuye dukubita ikibi kive mu nzira bakubita umuroza ave mu nzira birani abantu barogesha ntago uburoza rukuruga gutya n'umuntu arogesha ndamagambo utaza gukwepa kino kibyimba iki ngiki cya Pastor Claude utaza kugikwepa yavuze ngo iki se Claude niwe wagiye gushyira amakuru hanze bwa mbere na mbere avuga ngo iki ku mwana n'uwa Pastor Theogene bagiye kurekodinga umudamu babita kuri YouTube iki ngiki utaza kugikwepa neza Pastor Claude ko yararikodinze uyu mudamu mbabarira Claude ngo ni inshuti yawe magara utaza kugikwepa ntabwo ari inshuti yanjye menagura none ikibyimba menagura ikibyimba uyu mumama ntabwo yafashe mbiwe ni inshuti yanjye ndara nawe uyu mumama ntabwo yafashe time ye inshuti yanjye bisanzwe kuko nawe uri inshuti yanjye yes uyu mumama ntabwo yafashe time yo kujya kubisohora ahubwo yavugishijwe na Claude muri nuzuganye Claude nyirabayazana erega Pastor Claude nawe murabizi ko bana muri social media bahora bapanda bashaka ikintu cyatuma bazamuka ngo bagere kure ukumva neza Pastor Claude sinamurenganya ameze nkuko nawe uri gucuza kuri iki kibyimbo utaza kugikwepa mbabarira gutese aya makuru ntabwo ari kumenyekana Pastor Claude atabigiyemo ese ubundi Pastor Claude ahuriye n'umugore ko ari cyo ndi kubaza baragiye baramureba reka nguhe none amakuru nimba utarayamenya bimeze Claude yari ari kumwe n'undi muntu yego tutamenye yego ashaka kuba ari umunyamakuru nje nabonye witwa Baraka urumva baragenda baramubwira ngo bombi ari abapasteri baje kumuganiriza umugore w'abandi batangiye kumukuramo amakuru ngo ese uyu mwana ni wa pastor ngo yego ya voice ya mbere yagiye hanze bamurekodinze Claude ari kumwe nande na mugenzi we baramurekodinga bahita babisohora umudamu na gahunda yari afite yo kubisohora ibi ngibi yari yasabye rendezvous yo kujya kureba nde Asiya baganire byo mu muryango Claude aba yabikubise hanze puf iki kibyimbo utaza kugikwepa nese Claude afite ikosa nimba uri umumenaguzi w'ibibyimba mwiza wa nyawe ndashaka none iki ngiki kijyemo fresh nese Claude afite ikosa yes rimeze ritese aya makuru y'abandi ko iki giye kuyasohora impamvu yamenye nje nabikunda ni imwe ko yamenye ndabyemerana nabikunda ni ukuvuga ngo inzira yose umuntu acamo bayimurwanyirizamo ariko iyo nzira irimo gutabarwa Claude ahubwo n'uyu mudamu baziranye gute ko aricyo kintu ndi kwibaza ahubwo Claude izi nimero yazikuye he yazikuye byagenze gute bishoboka ko habaye ikintu cyitwa Kagamba yashakaga iki kuri Claude ku mugore w'abandi umugore ko na gahunda yo kubisohora yarayifite ahangaho uyu mugore rega nakubwiye ngo abantu baramusanze baramusura umugore gahunda ye yari kujya kwandi cyakabiri uyu mugore nubwo avuga ngo madame se yaramuzi nta nubwo azisuraye naranamubona live ariko baravuganye ariko abeshya kamuzi abeshya ngo Pastor Theogene yagiyeyo ngo yambaye ikintu ngo yambaye impeta bahuriye se baziranye gute icyakabiri nje mfite amakuru neza ko mu bana ba Pastor Theogene bamwe yafashe kubera ko uyu mugore yabaye mu cyerekezo aba n'akagugu hari umwe waryamanaga nabo muri baramayibo Pastor Theogene yareraga aramubwira ngo njyewe uri kumva neza dadi wanderaga yapfuye uzaze udufashe tumuherekeze umugore niyajyayo niyo makuru njyewe mfite
uyu mugore n'abantu umugore tuvugana nawe yatubwiye bukiriyo yagiyeyo yarayeyo ko yarayeyo katagaragaje umwana kuko mugaragaje iminsi iciyeho nyakwigendera yaragiye nta gahunda yari afite yo kugaragaza umwana kuri social media yari afite gahunda yo kujya guhura n'umuryango wa Pastor Eugene. Ni umunyabinyoma namwe mudukurikiye muri abantu basobanutse mufite ubwenge mukurikirane kuko atabivuze ku munsi w'ikiriyo ngo abivuge ku munsi apfiraho ngo ndetse asaba umugabo baryamanye koko niba ari ukuri ngo amubwire ati ngwino tugende ndashaka ko tugenda ukereka umugore wawe ko ufitanye umwana kuko nabo hanze urabafasha ahubwo uyu mugore imipango ye yamupfubanye agiye gufata ku mwaka. Amakosa ya Yongwe ni ayahe noneho? Yongwe amakosa ye nayangaya kuba yafata umuntu sibyo yavuga ko yemera Theogene umuntu wemera ujya kumuharabika kumubeshyera yamuharabitse gute? Gufata umuntu kakira abantu amajwi we na Juste Yongwe ndasaba Imana na RIB ko bamukurikirana Yongwe agiye kujya muri RIB bamukurikirane rwose bamukurikirana bamubaza impamvu aharabika umuntu wapfuye atakiriho. Yamuharabitse gute? Kumubeshyira ngo yateye inda ngaho yamufatiye akaguru bari bari kumwe abihagazeho yari ahari icyo ni kimwe. Icya kabiri ndamushinja icyaha cyo guhungabanya Madame Asi akoresheje televiziyo yiwe uri kumva akoresheje ubudahangarwa afite muri social media icyo ni icya gatatu. Ikindi Yongwe ubwe nk'umupasiteri ni izihe nama ari guha abantu? Ese televiziyo niyo gusebanya niyo gutanga ubutumwa bwiza niyo gushyira abantu hanze no kubandarika? Ese tuvuga ko Yongwe nta makuru tufite twashyira hanze? Icyo ni kimwe. Icya kabiri ese Yongwe ni intungane? Ese Yongwe arakijijwe kuva ni marayika ku buryo abantu batazi ibyiyo ku buryo babishyira hanze? Bwa mbere nasize ibya Yongwe hanze uri kumva neza arakubwira urabisiba ubikuraho. Nakubwiye ko Yongwe ahantu isatuye n'iza Nyabyondo nongere mbisubiremo Yongwe urakarira rimwe na rimwe birakureba uri kumva neza. Ikindi Yongwe tuzave ngo Yongwe akunda ibintu akunda gusambana tuzave ntabwo birabintu ari byiza sibyo tuzavuge ngo Yongwe akora ibi ngibi Yongwe amateka yarazwa abantu barayazi tuzavuge ngo yibye abadesipora kuki nta muntu uramujajinga nk'uko ari kujajinga? Ese namara gupfa nawe tuzamwadukira tumuherekesha amagambo nk'ayo ari gushyigikira inkozi z'ibibi zigaherekeza umukozi w'Imana gutya? ADEPR ni itorero udashobora gusambana ngo rigire gute riguhereze. Icyo ni kimwe. Itorero rya ADEPR iyo wasambanye baragutenga bakanabivuga ko tuba bose babireba yateye abakobwa amada nibagiye ku isimbi bakabivuga kiriho ko cyura mukobwa atacecetse kuki atacecetse ngo ariko kubivuga Ngabire ntiyabivuze akanasaba imbabazi tubagahanirwa amakosa ye igihano bamuheka kirangiza kuki abantu bashaka Pastor Theogene atarapfa kuva na kera wagakobwa we kakaraya wari uri Ezeberi we wari uri hehe? Ezeberi yari ari hehe atarapfa ku yari Ezeberi Mukaroti we Mukapotifari wari uri nje mfite umujinya ukomeye Mukaroti bahozeho Paderira bogotsa ba Samusoni imisatsi mukozi w'Imana atashe neza baramuherekeje nk'umuntu wafashije igihugu kurera akadukura mu rumogi no mu buraya wanzerereziwe waburaje uje guhungabanya ibintu umuntu aba yarubatse ariko ubona Asiya we yaguhereza akaguhengurira ibyo byose vuga baguha umufasha arufarina zirahari nyinshi ahantu barera abantu bipfubye harari heje erega nanjye ntabwo umufasha Imana we mu bayibo nzi kurara hanze cyaricyo ariko kareka kubeshyira abantu ngo hako munavuga wabonye isura so mukoze ikiganiro wabonye isura ye ni mwiza ni mwiza ni mwiza umuntu ari kubwira ngo aje zansure tubikora akaba akwikiriza ni mwiza neza atarindaya ni ko bavuze ngo sindaya niba muterese kuri kamera babyiyumvira ndaramubeshye naho muza ahubwo nagira ngo mwereke abana bari ndamuzi icyakwa nabayi batsinda mu munyonzi simuzi. Okay, wamenaguye ibi byimba bibiri ariko kimwe cyakunaniye. Claude amakosa na yahe? Nakubwiye ngo Claude nta kosa afite. Ikosa afite seriri. Wenda afite ikosa ko gukira ibihuha hanze adafitiye
ibihamya simusiga. uramutinya Mutinya mwikize njyewe ndari we naramwambariye ndamutinya mwiki hari de napfitiye. Pasiteri Claude nta kosa afite, ikosa afite ni iyi gushyira amakuru hanze mu gihe kitari cya nyacyo. Uyu mumama yari afite gahunda yo guhura na Madame Asia. Najye kurega ko bamushyira ibyo hanze, wamutubuza w'umugore jya kurega barakurengana. Najye kurega agenda arege Claude se bamubwiye ngo naje avuga ibitari n'ibihari, ahubwo uyu mudamu imigambi yaramupfubanye, byaramucanze, byaramuyobe, byaramushabutse. Kanevera kuri kamera ngicyo mvuze ni kimwe. Uyu mudamu arabesha, ameze nk'umuntu nabonye muri minsi basaba pasiteri ariko nganga ibyo byibo byanyu, ariko mwaje muri bibare bitabare mu kareba hirya. Kuko mu byukuri usanga umuntu afata igihe cyo kujya kubesha ngo runaka yaneye, uri minsi uri mwiza kurusha abandi bagore bose bo kwisi. Inzahuke yabuye n'abadesipora ahura n'abantu beza, ariko abone gukunita ahubwo wanungunitse. Ariko DNA ikozwe ugasanga cyangwa tukaza gusanga twese nk'abanyarwanda aya makuru ari ya nyayo. Uyu munsi aya magambo yawe wayajyana he? Yajyana he? Claude ko yavuze ngo bamureke arafunguwe se. Byagenze bite? Yavuye muri sheshe muri cyako cyangwa cyane. Icyo gihe yarasebye. Yes. DNA ni korwa. Yarasebye imbabazi kangahe? Uretse gatoya nje ndi umuntu. Gisa ndi marayika. Oya. Nagenda kuri yo DNA ni turebe ukuri atukure mu rujijo. Usanze ari by'ukuri. Nadutsinda tuzavuga ati ko wa muntu afite ukuri. Ariko uyu munsi reka kumwita indayo umuvuge ibintu byose uhakana ibyo avuga. Impamvu ari indayo nuko umuntu wese ufite ibicere amugura akamubona. Kandi akubwiye ko afite abana batatu. Abo bana batatu se n'abapasita Theogene nanone. Afite umugabo asomone arubatse, afite urugo uyu nguyu. Umuntu utubatse bibiri mwitigisha ubaziko. Imwita umuntu wahukanye 1 2 3. Ubuso ni umugore. Ni indayo ufite ikofi yawe uramusanga kaguha. Ndahyo kubeshera umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana Pastor Theogene ruhukira mu mahoro, uwayona siya n'abana bane inzi. Gomeza ubwe neza, ibiguhungabanya Imana ibihungabanye. Igihari nuko uyu mugore uyu mugore ahubwo afite abadayimoni n'abamuri inyuma bari kumwanga umukozi w'Imana mubeshe. Tujya gusoza message yawe kuri uyu mugore, message yawe kwa Yongwe na Theogene. Apana Theogene. Yongwe ndavuze ngo Yongwe Harerimana Joseph. Bwa mbere nagukoze ikiganiro ubwira bagiti ngo gisibe, uratakambara gisiba. Wavuze ko televiziyo bagiye kwiteza. Icyo gihe navuze ko televiziyo nadahindukira Imana yayisha muri cyamunara. Agusaba imbabazi ugiye gute? Ndagisiba. Uragisiba. Ese ubundi yagwaye ruswa mbibaza. Yagwaye ruswa. Wagisiba nawe wavuga ngo gikureho. Njyewe ngo nabo mutinya. Yongo se ni Imana. Ngo gikureho. Yarananze ngo ndakujyana muri RIB. Ndamugani ihute. Jewe narirashe ntabwo ngiye nkorera umuntu nkorera Imana. Ngo ntago mutinya mwikize. Niba umuntu aza uko ari kuvuga ngo yamubesha nyine kuje zambeshe. Ese muri Yongo yakoze ikiganiro ngo umwana ngo umuntu afite ihungabana ngo rago umuhunga ngo yamubwira ngo umwana ngo acira amata ngo acira keke. Mfite ihungabana Yongwe, reka ngo uhungabanye n'ubundi wahungabanye imbere yanjye. Yongwe n'umunyamafuti abantu basigariye ku matitire n'amazina. Niyo mpamvu izina ry'umupasiteri nta n'iryo nkeneye mu buzima bwanjye njyewe. Njye nzitwa Byukura bagirane Noheli. Imana nimbye guhanura amanura. Ntabwo nkeneye kwitwa pasiteri. Se nka Yongwe ibintu avuga n'ibiki koko. Ngo ayiwe Mana ngo barasa se wari uhari. Message kwa Yongwe. Harerimana Joseph. Niba uri umukozi w'Imana ivuguruze biriya bintu wavuze ku mukozi w'Imana usaba imbabazi kuri televiziyo bavuga ati sinzongera kuvuga amakuru nafitiye ibihamya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uyu mugore w'indaya ni maraya rega, ndavugisha ukuri. Maraya wowe uri guhungabanya ubuzima bwa Asiya n'abana be bane, umwibuka agahinda k'umudamu hakoze ko iyi maraya ishaka umugabo ikamubona. Uzi ko Asiya ari umuntu usigaye wipfumbata kandi yari afite umugabo mwiza umukunda. Icyaha cya mbere gishinja umugore ni icyaha cyo gusebanya.
byo kuvuga ngo ntabwo yashaka ko bijya muri social media niba bishakaga se wabiza waje rega waje uratura amakuru kamera ushinga amanyo yombi utega amaso uratereka ngo abantu ngo urivugishwa hakoze kosha cyakora Dalila murakazi badarira n'abantu bafite imbaraga zikaze uri kumva ntabwo uyu nguyu afite umukobwa w'inzobe ntabwo uyu nguyu ari umukozi w'Imana. Icyo ni kimwe. Kabiri, uyu ni wa muntu bishyura akajya kuvuga ibyo atazi akavuga koko niba uvuga ukuri cyane upimisha izo diyone utwereke ukuri nk'abanyarwanda dukore mu rujijo n'abadespora bari hanze ubakore mu rujijo ngo ugende upimisha izo diyone uvuga nutsindwa uhanwe nutsinda tuzahita tuvuga ati koko haracyariho abantu bakiri uzasaba imbabazi nzazisaba uzanamwara bagiti buretse gatoya yego gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari n'ubutwari ni abantu bake basaba imbabazi z'ibyo bakoze nicyangwa uyu mudamu ibyo avuga ari ukuri nzaza avuga ati bakunzi ba Big Town TV navuze amakuru nshingiye ku marangamutima mu mbabarire ariko gihari cyo nta kimenyetso gihari gihamya ko ibyabi ari ukuri wapfuye rega nawe utamuryaho yapfuye nawe utayikubita umugeri yapfuye nawe utayibagaho niyo mpamvu ari kuze kare kose wari urihe ibyawe ni ibinyoma gusa. Claude Pastor Claude niyo nzima niwe wasembuye ibintu byose ariko nta gashyigikiye umugore icyo kimenye w'indaya nta mushyigikiye mu biganiro numvishije avuga ntaga mushyigikiye ese cyakora asi afite n'urugamba rutoroshye Imana imworohereze ahambere wa wundi ngo ni viva niba ari viva niba ari indi yaraje ati ngende muri umuntu wa Pastor Theogene baranyihakanye none habonetse ngo n'umwana uri kuza witirira ejo na nyina Mbegeta azaza avuga ati Pastor Theogene mushiki wanjye nari mushikiwe n'abandi bazaza mureke aho ngo kuguma gushengura umutima wa Siyo niba muri abantu kuko bajya mu ijuru mwatatse Pastor Mutesi birabananira none mwatatse umudamu kuko mwabonye yakomeje gukomeza igikorwa cyo kuguma gufasha nkuko umugabo yabigenzaga bamwe bari muri district ngo asengo ntazi kubwiriza ngo asiga abwiriza yamaze ariko ubundi hari abantu bimikiye kubwiriza n'abatarimikiye kubwiriza ndababaye Mana yanjye bagati soza ikiganiro reka dusoreze hano ndabona ufite n'imijinya myinshi cyane soza ndumvura muguru wamuze namukubita ibishare ku maguru birabega ibitugu by'abapapa bikubitwa inkoni bihatwa igiti abantu bari gushuka wa mama ukemera ukiyandarika ukishyira hanze ahantu hose bari kukwita indaya kubera wowe yifata nka Bruce Melody ukaba ari ubeshyera cyangwa bacoga niba ari barafiki pasiteri ese abapasiteri b'iki gihe ariko bibaho bishobora kuba ari ibya nyabyo you never know njyewe ntabwo nabihamye ko ari ibya nyabyo ariko birashoboka mbere inzahari nta kintu afite nimba yarabyaye abandi bana ntabwo yabyara n'abandi ngo kera uwo mugore ava ngo kera ngo acatamba ngo nta meta ngo yambaye ngo ava ko ese ko mbere yari inzahari ko nta wazanye abo bana ese ufite abana bangahe jewe nta numwe igira vuba ubyare uzabimenya umugore ufite yerekwa mbwira uzabimenya by'abagabo n'abagore umukobwa uri hano ufite yerekwa mbwira igira vuba rwose uyu munsi warakaye kweli ibi byimba byose wabimenaguye ariko kimwe cyakunaniye nta kibazo akiye kibyimba thank you so much Big Town turi kumwe na Noel uyu nguyu we ni all the time nimba ari ikibyimba tuzajya tumwitabaza akimenagure vuba urakoze cyane ma bro Imana ibamugisha ibagerere neza ukeneye kumamagara ukeneye kumbaza amakuru yose uko ameze 0780 52 90 80 Imana ibamugisha ako kanya thank you so much until next time ciao